Yesu ashimwe, itorero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana abe muri mwe. Evangelist Robert Ndemezo, umubwirizabutumwa bwiza. Ngiriwe n'Imana uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Akaba ari ubuntu rero mpawe n'Imana kugira ngo ubwoko bwayo buhabwe igaburo ryuzuye kandi rikwiye. Ndagira ngo rero dufatanyirize hamwe muri uyu mwanya, dusenga Imana kugira ngo Umwuka Wera aze kubasha kubana natwe. Mana nziza, Mana yanjye, Mana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana y'imbaraga kandi y'imbabazi n'urukundo. Ndagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha ko wemeye ko nsangiza ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndagira ngo ataba ari jyewe rero, ahubwo nkube igikoresho ukishamo ibyawe, ugaburira ubwoko bwawe, kandi nyuze Umwuka Wera kugira ngo ijambo ryawe rivuge n'imitima y'abantu bose bagiye kuryumva, rishinga imizi mu mitima yabo, rizabera impamba n'urwego ruzageza mu bwami bwo mu ijuru. Ndagushimiye ko mbishe gusenga kwanjye kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, so twizeye, amen. Bene data rero, ijambo naritanze riranditse mu buryo bw'inyandiko, dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi muto Hoseya. Hoseya igice cyaho cya 4 umurongo wa 1 kugera kwa 3. Biravuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano, no kwica no kwiba no gusambana, bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba. N'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, ndagira ngo tuganire ku ibintu 8 bikomeye bitumye Imana itera umugongo igihugu, ikanga no kucyitaho. Mu yandi magambo, ibintu 8 bikomeye bitumye Imana ireka igihugu habe no kucyitaho. Hanyuma twaza gushakira twese hamwe umuti w'icyo twakora kugira ngo Imana yigarure, ibashe gukiza igihugu. Imana ishimwe cyane. Iri jambo nurisoma witonze, harimo ibintu 8 bitumye Imana itera umugongo igihugu. Ubu ni ubuhanuzi bw'umuhanuzi Hoseya dukwiriye kumva tukanitondera, kuko nk'uko byari bimeze kera ku Bisirayeli, na n'uyu munsi niko bikimeze. Ndagira ngo gatoya tuganire ku gitabo kuri uyu muhanuzi, impamvu yahanuye aya magambo. Ubusanzwe mu gihe burayo igitabo cyitwa Hosheya, bisobanura agakiza cyangwa se salvation. Hanyuma mu Kigereki kikitwa Ose. Umwanditsi wacyo rero ni Hoseya nk'uko byemezwa n'amateka y'Abayuda, kandi kikaba cyanditswe mu mwaka wa 785. Iyo turebye insanganyamatsiko y'iki gitabo cya Hoseya cyangwa cy'uyu muhanuzi, tubonamo ubuyobe cyangwa se ubupagani bw'Abisirayeli. Ubuyobe cyangwa ubupagani bw'Abisirayeli. Ubundi mu ncamake, iki gitabo kitwigisha neza ko Yesu ari umugabo w'umwizerwa. Imana ishimwe cyane. Ni umugabo w'umwizerwa. Iyo dusomye mu gice cyaho cya 1 kugera ku cya 13, nk'uko nagiye mbisoma, Hoseya, Bibiliya itwereka ko Hoseya yashakanye n'umugore wa Maraya, ndetse bikanagaragaza ko Isirayeli yari indaya imbere y'Imana. Iyo usomye no mu gice cya 2 ho, usanga Abisirayeli bababazwa kubera uburaya bwabo. Nivuga uburaya wumve ko ari gusenga ibigirwamana. Imana tugiriye neza cyane.
mu gice cya gatatu ho ubona Abisirayeli, Bibiliya ivuga ko Abisirayeli bazongera gusubizwa mu mwanya wabo. Igice cya kane wagikomeza wagisoma ukabonamo Bibiliya ikavuga ko basengaga ibigirwamana cyangwa se gusenga ibigirwamana kwa Efurayimu. Efurayimu ubona ko Imana yaramuhanzeho cyane kubera gusenga ibigirwamana cyane. Igice cya gatanu cya gatandatu naho ugasangamo gucyahwa kw'Imana n'imbabazi isezeranya Abisirayeli. Wasoma igice cya karindwi kujya ku cya 13 ukabona urubanza Imana ifitanye n'abantu bayo cyangwa se urubanza Imana ifitanye n'Abisirayeli. Igice cya 14 ukabonamo ko Bibiliya ivuga ko hariho gusubizwa mu mwanya kwa Isirayeli. Rero bene data, ibivuga mu buhanuzi bwa Hoseya ni inkuru y'ukuri pe, ni inkuru y'ukuri y'ibyamubayeho, kuko Imana yakoresheje kwerekana ikibazo ifitanye n'igihugu cya Isirayeli. Umugore we yari yaramubabaje umutima cyane. Umugore wa Hoseya yari yaramubabarije umutima kubera uburaya. Imana ivuga ko rero Abisirayeli nabo ariko bayibabaje kubera gusenga izindi mana. Imana itugiriye neza cyane. Uburaya bw'uyu mugore bwatumye agurishwa nk'imbata, umucakara cyangwa se serevare mu rurimi rw'Icyongereza. Hoseya yiyemeza kumugura, ariko impamvu Hoseya yamuguze nuko yamukundaga kandi n'ubundi yaramukoye. Urumva yari umugore we, yagomba kumugura. Rero ibyo rero Imana bikoresheje gushushanya ko kujya mu bigirwamana bigiye gutuma bakurubanwa, bagatwarwa bunyagi, bagahinduka imbata z'Abashuri. Ariko Imana kuko ikibakunda ikaba izongera kubakurayo n'ubundi ikabagirira imbabazi. Hanyuma rero Hoseya yategetswe n'Imana gushaka umugore wa maraya, kuko Abisirayeli nabo bari barabaye nk'indaya ku Mana. Imana itugirire neza cyane. Ubu ni ubuhanuzi bwa Hoseya rero mu ncamakeya cyangwa se muri introduction nifuza ko banza kubaganirizaho. Hari naho yavuze mu bice 16 ku bijyanye no kubura ubwenge. Hoseya ahangaha yavuze ibyo byose ko bigiye kubarimbura bazira kubura ubwenge. Kubura ubwenge yavugaga rero si ubujiji bwo kutiga, bari barize bafite n'amashuri, ahubwo ni ubwenge bw'imibanire n'Imana nzima cyangwa n'Imana yabo. Akagaragaza ko Imana yo ibakunda urukundo ruhoraho, ikibategereje kugira ngo ibagirire neza. Bene data rero, nk'uko maze kwisobanura mu buryo bwa introduction, ibi ngibi byazanye mu rubanza Abisirayeli. Bituma Imana ijyana urubanza n'abenegihugu, bituma Imana ijyana urubanza n'abantu bayo, nk'uko nayibasobanuriye. Bibiliya yavuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Abisirayeli. Ibi ni ibintu 8 bikomeye cyane bitumye Imana yanga igihugu urunuka, bitumye Imana yima amaso igihugu habe no kugitera no kucyitaho. Mu yandi magambo, giteye umugongo. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya mu gice cya 59 birivuga iki? Irebana ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo kunanirwe gukora, ngo nta nubwo amatwi yapfuye nganirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwatandukanyije n'Imana. Imana itugirire itubabarire n'ukuri. Gukiranirwa kwacu niko kwadutandukanyije n'Imana. Kabiri, ngo n'ibyaha byacu nibyo byatumye yanga kumva, nibyo byatumye twima amaso, yanga no kumva. Bene data, niyo ukomeje imbere gake ngo intoki zacu zavushije amaraso, ngo niyo tuvuze tuvuga ibinyoma, tukavuga ibihwehwe, ururimi rwacu ruvuga ibihwehwe. Hanyuma rero izo ni impamvu zifatika, impamvu zikomeye zituma Hoseya avuga aya magambo. Nawe igihugu kugira ngo Imana igitere umugongo, hari impamvu ziba zitandukanye kandi zikomeye zishobora gutuma Imana ireka igihugu. Icya mbere, nta kuri mu gihugu. Iyo tuvuze kugira ukuri ni intwaro y'umwuka ikomeye cyane. Dukenyera ukuri twambaye gukiranuka nk'icyuma gikenyera igituza. Iyo mu gihugu habuze ukuri, umuntu nabwizanya ukuri na mugenzi we, yaba mu
buryo bwa gitambyi, yaba mu buryo bwa gihanuzi, yaba mu buryo busanzwe, umuntu ntavugana kuri na mugenzi we, biba bikomeye cyane. uba urimo gutambira ibigirwamana. Abantu bambaye ikinyoma mu cyimbo cy'ukuri, kugira ngo umuntu avuge amagambo adasizemo ikinyoma muri iyi minsi biragoye bene data. Kubeshya kubaye ikibazo. Kubeshya mu buturo bwera, mu bakozi b'Imana, mu buryo busanzwe. Kubeshya ni kimwe mu kintu gikomeye gitumye Imana itera umugongo igihugu. Rero Imana ifitanye urubanza rukomeye n'abantu bayo n'abene igihugu, kubera kutagira ukuri, kubera kuriganya, kubera kubeshya, kubera escroquerie. Ubundi umukristo hari ibyaha adajyamo, hari ibyaha adakora. Ukurikije igihe umaze mu nzu y'Imana, hari ibyaha uba udakwiriye gukora, hari ibyaha uba udakwiriye gucumura, uba ukwiriye kuba waramaze kurenza amaso, utakibigaragaramo, utakibivugwamo. Kubeshya. Igihugu kirimbuwe no kubura ukuri mu bakozi b'Imana. Igihugu kirimbuwe no kubura ukuri mu bahanuzi. Igihugu kirimbuwe no kubura ukuri mu banyegihugu. Ibyo rero bituzanye mu rubanza, mu bavugabutumwa, mu baririmbyi, mu gipasitoro, mu gishumba. Imana itugirire neza kandi tubabarire, kuko ukuri kurabuze kandi ukuri kuraheze. Naho bagerageza kuvuga ukuri barahira ibinyoma. Naho wakubita amatorero yose. Ubushize narabigishije ngo Imana yarebye, yahagaze iri mu ijuru, ireba mu isi, buri umuntu wese ushaka kumenya Imana no kuyimenya ngo arabura. No muri Yeremiya 5:1 yabisobanura ngo mujye mu hirya no hino, mujye mu mihariro yose, mujye mu matorero yose ari ku isi, murebe niba mwabona umuntu umwe ukora ibitunganya agashaka ukuri. Ngo naho barahiye ukuri barahira ibinyoma. Ngo nimubona umuntu umwe gusa, ngo murire ko ntibagirire iki imbabazi. Bene data, ukuri kurabuze. Ukuri kurabuze mu matorero, ukuri kurabuze mu madini, ukuri kurabuze mu nzego zose z'igihugu. Ukuri kurabuze. Ibyo rero birimbuje igihugu, birimbuje igihugu cyane, ndetse bikomeye. Ni impamvu rero ikomeye cyane yatumye Imana itera umugongo igihugu na bugingo n'ubu ngubu. Niyo mpamvu mubona amakuba n'ibyago bikomeje kwisukira, ntuko nta muntu n'umwe ushaka gukora ibitunganye cyangwa se ngo ashaka ukuri muri bagenzi be. Imana ibagirire neza. Icya kabiri, nacyita ko ari abantu bimuye Imana. Iyo usomye muri Zaburi ya 53 umurongo waho wa 3 biravuga ngo Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana, ngo bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Imana tubabareye cyane. Imana yarebye iri mu ijuru, cyo ni icya kabiri, kugira ngo irebe ko harimo abanyabwenge bashaka Imana, ngo bose ntabo, ngo bose basubiye inyuma. Ni Zaburi 53, bose basubiye inyuma, bose bandurijwe hamwe, ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe. Uko niko Imana yarebye, si uko Ndemezo narebye, ahubwo niko Imana ibona. Nta muntu n'umwe ufite inzara n'inyota byo gushaka mu maso h'Imana. Imana itugirire neza bene data. Nta muntu n'umwe ufite inzara n'inyota byo gushaka Imana, byo kugira umwete wo gushaka Imana. N'abavuga ngo barayishatse barayihakanisha mu byo bakora mu nzu y'Imana, bavuga butumwa n'abandi baravuga ko bazi Imana ariko ntibayubahisha nk'Imana. Kandi ubundi iyo turebye iby'Imana yaremye byose, nibwo ububasha bwayo nizo mbaraga z'Imana, nibwo ububasha bwayo butagaragara. Imana ishimwe cyane. Ariko bavuga ko bazi Imana ariko ntibayubahirije nk'Imana. Ubwo bivuze ko rero nta mwete urimo wo gushaka cyangwa se guhirimbanira kumenya Imana y'ukuri. Niyo mpamvu ni impamvu ya kabiri ituma Imana ireka igihugu. Impamvu ya gatatu, barahira ibinyoma, bica isezerano ari nta mpamvu. Bakozi b'Imana
barimo barava mu ndahiro ari nta mpamvu. Imana itugirire neza cyane. Abakozi b'Imana barimo barava mu ndahiro, barimo barica isezerano ry'Uwiteka, barimo baricamo kabiri. Ariko umenya ko maze iminsi nisha ku bijyanye n'indahiro, ntushobora kwica indahiro y'Imana cyangwa se isezerano ry'Imana ngo bikugwe amahoro. Ntabwo byakunda. Kurahira, kwica indahiro ukava mu isezerano ni ukuva amategeko y'Imana ntuyagenderemo, ugatesha agaciro amategeko y'Imana n'ibyo yahamije n'amateka yayo byose ukabyica ntubigenderemo. Icyo gihe uba umaze kwica isezerano ry'Imana. Maze iminsi mbisobanura mu bigendanye n'indahiro. Bene data bakundwa kandi inshuti z'umusaraba Yesu Kristo, kwica indahiro kuva mu isezerano ari nta mpamvu bitumye Imana itera umugongo igihugu. Imana itugirire neza. Indahiro ikurwaho n'indi ndahiro, narabisobanuye. Igihe cyose uvuye mu ndahiro ari nta mpamvu, mwene data wowe unyumva, wowe umuhungu cyangwa umukobwa, ufitanye urubanza rukomeye n'Imana, ntabwo uzabirokoka. N'ibyago biteye isi, nubwo mubona ngo coronavirus ngo irimo iragenda yihinduranya, hari ibindi byago bikomeye ndetse bije bisaba ko ugomba kuba uri mu ndahiro. Igihe cyose ubivuyemo mwene data ni ukuri mukundwa, ntabwo uzabirokoka. Ntushobora kubirokoka. Imana idutabare, ntushobora kubirokoka. Abantu rero bararahira bakica isezerano. Icya kane, kwica. Kwica itavuze kwica ntabwo ari ukwica, nubwo kwica bisanzwe nabyo ari byo, ariko no kwica no kwanga bene se. Abarakore ntibarimo kuzura, bamwe barangana, ntabwo mo kuvuga rumwe. Kwica, iyo wanze mwene so ntushobora gukunda Imana utarabona. Gukunda Imana ni ugukunda bagenzi bawe, ni ugukunda abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. No kugira ishyari. Iyo ugize ishyari, niwatura icyaha cyo kwica, ujye watura n'icyaha cy'ishyari. N'ishyari ni ukwica. Ni ukwica. Ni ibyaha bikomeye, ni ibyaha by'uburozi, ni ibyaha by'ubwicanyi, ni ibyaha by'indengakamere. Imana itugirire neza cyane bene data. Kwiba, cyo ni icya gatanu. Kwiba nako kuragwiriye mu gihugu, kuragwiriye mu bakozi b'Imana, mu kuriganya, mu kubeshyana. Hari ukuntu umuntu akiza ugasanga acyafitemo tutubandi, acyafitemo ububandi buri aho ngaho, utwaha dutoya asuzugura, ari ugasanga turimo koza isoni imbere y'amaso y'Imana n'imbere y'amaso y'abantu. Kwiba. Ubundi umukristo ntabwo yemerewe gukora ku kintu kitari iki. Ikintu kitari icyawe ntugikoraho. Umukristo ukijijwe neza ntabwo akubagana. Wirinda gukora ku kintu kitari icyawe, ikintu utahawe n'Imana. Gusambana, cyo ni icya gatandatu. Bene data, gusambana ntabwo ari ugusambana, nubwo gusambana bisanzwe nabyo byumvikana nkuko nabisobanuye mu introduction cyangwa se mu ntangiriro. Gusambana birivuga, ariko uriya mugore wahose yakoraga ari maraya cyane, bigereranywa n'ubusambanyi bw'Abisirayeli. Bigereranywa no gusenga ibigirwamana, guhindagurika mu myizerere. Gusambana harimo uburyo bwinshi. Harimo guhindagurika mu myizerere, harimo gusambana ku buryo busanzwe, imibonano mpuzabitsina. Harimo guhinduka mu myizerere, kwifatanya no mudahuje kwizera, kwifatanya n'abanyamahanga, kwifatanya n'ingeso mbi z'Abanyegiputa. Harimo gusenga ibigirwamana, kugira ibintu nk'umwanya munini kurusha ko wawohereza Imana. Ibyo byose byarakaje Imana. Iyo usambana urimo gutamba ibigirwamana, iyo urimo gutambira iki? Ibigirwamana. Imana tugiye neza cyane. Ubutinganyi, ku bagabo, abagore ku bagore, abihinduza ibitsina ku bagabo no ku bagore, ibyo byose ni ubusambanyi. Gusenga ibigirwamana ukimura Imana, ibi bintu byose mu gihugu, ubu busambanyi bwo bufasha umwanya munini mu gihugu cyacu no ku isi muri rusange. Ubutinganyi bufasha umwanya munini mu gihugu cyacu no mu isi muri rusange. Ubwo ni ubusambanyi. Noneho no ku bakristo batamenya identite yabo, batamenya abo bari bo muri Kristo Yesu, bakibeshya, bagikora ibyaha, bagicumura, bagikora ibyaha by'urukozasoni, bagisubira inyuma mu byaha
bene data, ibyo byose ni ukugotomera ibyaha, ni ukubigotomera. Ibyo byose ni ugusenga ibigirwamana, ni imyizerere ipfuye, ni imyizerere ihindagurika mu matorero no mu madini. Ibyo bintu byose mbabwiye byitwa ubusambanyi. Igitabo cya Hoseya kisobanura neza ubusambanyi birivuga bwa maraya. Ni ukwivanga kw'Abisirayeli n'abanyamahanga, ni ukwivanga mu ngeso z'abanyamahanga bakora, namwe akaba arizo mukora mukaziyandurisha. Ibyo bakora mukabikora, ibyo bavuga mukabivuga, mukarya bimwe, mukambara bimwe, mukagendana, mukicarana, mbese ingeso zose ziranga abanyamahanga zikaziranga n'Abisirayeli. Ubwo nabwo ni ubusambanyi, ni imyizerere ipfuye, ni imyizerere ihindagurika, ni ukutamenya uwo wizeye by'ukuri, bigatuma uhora mu bibazo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ibyo rero nabyo bitumye Imana itera umugongo igihugu. Wowe niba uri umukristo, menya uri muri Kristo Yesu, wiyarure hakiri kare, uvemo. Imana nikubona ikubonere mu mwanya wawe yagushyizemo, aho yaguhamagare ntigushaka, ntikene ko wiyandurisha ingeso z'abanyamahanga. Ibi nibyo Hoseya yahanuye. Wihuse ugera mu rugomo, ku rugomo no kumena amaraso. Ibyo bintu, urugomo, inzenya mu bakristo, za burage mu bakristo, igomwa, ibisindisha, ubusinzi bw'amagambo, ubusinzi bw'isi, amaganya y'isi, urugomo. Ibi bintu byose byarakaje Imana, kuko biragoye ko Imana itandukanya Abisirayeli n'abanyamahanga. Kugira ngo utandukanye Umwisirayeli n'umunyamahanga muri iyi minsi biragoye cyane. Uburaya buri hejuru cyane. Rero impamvu Imana yateye umugongo igihugu, n'iyi mpamvu nayo irimo, kuko Abisirayeli babaye nk'amaraya ku Mana, kuko bimitse ibigirwamana cyane, bimura Imana, bituma Imana bakuraho amaso yanga no kubumva, babura ubunyangamugayo, barakiranirwa, bahimuzwa n'inda, bahimuzwa n'iby'isi. Ariko bene data, umukristo ntakwiriye guhindurwa n'ibihe agezemo byose. Icyo Imana ishaka no kugaruka, tugarukira Imana ishobora byose. Hanyuma rero ibintu 8 bitumye igihugu kirira cyane, kandi ugituyemo wese arihebye. Uyu munsi wa none abantu barihebye, abantu babona ko bicitse, imperuka igeze, abantu barapfuye, abantu barashize, inzara irateye, biro zirafunze, imihanda irafunze, hasi mu isi no mu kirere, ku butaka no ku kirere hose ibintu byarahagaze, birafunze. Kandi uyu ni umuvumo ufata n'amatungo n'inyamaswa. Ni umuvumo ufata inyamaswa zo mu ishyamba, nazo uko tumerewe niko n'inyamaswa zimerewe, n'ibisiga byo mu kirere, ngo ndetse n'amafi yo mu nyanja zapfa. Imana itugire neza cyane. Bene data rero, abantu barimbuwe no kubura ubwenge Imana ivuga aha ngaha, cyangwa ijambo ry'Imana rivuga, nta kindi, si uko tutize amashuri. Abantu bafite amashuri, bafite za profesa, bafite za doctora, PhDs, bafite masters, bafite amashuri menshi, ariko babuze ubwenge bwo kubana n'Imana, babuze ubwenge bwo kuyobora amago yabo, babuze ubwenge bwo guhuza ingo zabo, bwo kubahisha ingo zabo Imana, babuze ubwenge bwo kubahisha ubutunzi bwabo ku Mana, babuze ubwenge bwo kubahisha ingingo zabo ku Mana, babuze ubwenge. Sanga umuntu arimo ariga, ni profesa, ariko yajyana mu muhanda nk'itaba nk'inzoga, sanga abandi bakozi b'Imana aranywa inzoga munsi y'igitanda bihishe. Kubera corona yatanze gapu, abantu babona umwanya wo gukora ibyaha, wo gusinda. Corona, abantu bitwara mu insengero zirafunze, babona umwanya wo gusinda, wo kunywa inzoga no gusambana rwihishwa. Ariko umenye ngo ijisho ry'Uwiteka rikuriho. Imana yatangiye kandi ukanu k'akanyamfu kugira ngo ireke abantu by'ubuza bayegera, ahubwo abantu barashobora gukomeza gutumira ibyaha no gukora ibyaha by'urukozasoni. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Noneho rero ubu ngubu mbabwiza ukuri yuko hari akaga gakomeye, kandi kugira ngo uzakarokoke biragusaba ko ugarukira Uwiteka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hanyuma rero nta kindi gitumye Imana ikinga ijuru. Bibiliya iravuga mu Ngoma za 2:7-14 ngo maze abantu bitira izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, Imana ishimwe cyane, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu.
Imana ishimwe cyane. Ngo maze abantu bitirwa izina ryanjye ngo nibaca bugufi bagasenga bagahindukira bagashaka mu maso hanjye bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire igicumuro cyabo kandi bakirize igihugu. Uwo ni wo muti nta wundi. Iyo usomye none muri Hoseya 6 umurongo waho 5 umurongo waho wa 15 biravuga ngo nzagenda nisurira iwanjye kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo bagashaka mu maso hanjye, nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. 6:1 ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. 3 dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Bene data nanone nta kindi nimureka tugarukira Imana. Uburyo bwa mbere ni uguca bugufi tugasenga tugashaka amaso y'Imana tugahindukira mu kindi cyerekezo gishya, tugahindukira tukareka ingeso zacu mbi tukagira umutima mushya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Imana ikumva iri mu ijuru ikatora igicumuro cyacu, kuko nta muntu acumura, ducumura muri byinshi. Nta n'umukiranutsi ubaho mu isi ukora neza ngo ntacumure. Tugahindukira tugakora neza, Imana ikatora igicumuro cyacu igakiza iki? Igakiza igihugu. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni uguhindukira. Bibiliya ivuze ngo ubwo ibyago bizaba bibagezeho nibwo bazanshaka, bizabatera kunshaka. Ibyago se birenze corona ni ibihe? Ibyago birenze gufunga biro za office, ibyago birenze gufunga imihanda, ibyago birenze kuza guhishurwa kwa corona mu buryo butandukanye burya bwa Delta, uburyo bukomeye bumaze abantu. Ibyago se birimo kuruta impfu za buri munsi z'abantu ni ibihe? Ni ibihe byago mutegereje se? Ibyago se birivuga ni ibi? Ariko ibi byose bikwiriye kutubera akabarore, bikwiriye gutuma dushaka Imana cyane bigishoboka ko ibonwa, kuko hari igihe nanone tuzashaka Imana twe kuyibona. Bene data rero nimureke dusubire dukurikire Uwiteka, nimureke tugarukire Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko uwadukomerekeje ni nawe uzatwomora kandi uwadukubise niwe uzadukiza. Bene data kandi vuba bidatinze tuzabona Imana yacu, tuzabona Imana ya Isirayeli. Ngibyo ibintu 8 rero bitumye Imana itera umugongo igihugu. Ariko iravuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufiya bagashaka mu maso hanjye, haleluya, bagashaka mu maso hanjye bakanyubaha bakanyumvira. Imana ishimwe, Imana ntabwo icyubahiro. Bakanyumvira bagashaka mu maso hanjye, ngo bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nimureke duhindukire rero dukorere Uwiteka, tugire umwete wo gushaka Uwiteka, nayo yakwigarura ahari wenda yakwigarura ikadukiriza igihugu, igakiza imiryango yacu, tukabasha kubaho nk'uko bikwiriye. Imana rero bagirire neza. Ngibyo ibintu 8 twuganiriyeho bitumye Imana itera umugongo igihugu. Ariko nituyigarukira kuko yadukubise neza dukiza kandi yadukomerekeje neza twomora. Bene data izatugarukaho neza kandi izatugirira neza, niyo nako dufite umwete wo kuyishakana umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana rero bagirire neza. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima. Ndabashimiye abantu mwese mwafashe umwanya tukumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ndagushimiye kubwira ijambo Uwiteka umpaye. Reka umwuka wera erekeze iri jambo rivuga n'imitima y'abantu bose. Umuntu wese bibaho yaguye agaruke, umuntu wese yumve aho yavuye akagwa, hanyuma yihane, kuko nibitagenda gutyo ibyago n'amakuba biri ku mitima, biri ku ngingo zacu, biri kuri twebwe, biri ku miryango yacu, biri no ku gihugu muri rusange. Ndagushimiye Uwiteka rero, mpanuye nk'uko ntegetse, ntacyo nongeyeho nta n'icyo ngabanyijeho. Genda rero uvuga n'umuntu wese ugiye kumva iri jambo, umugirire neza kandi ubane nawe, kandi umuhe umutima kuva mu byaha, akora ibyiza kugira ngo bashe gukiza igihugu. Ndabashimiye ko bishe gusenga kwanjye, kubwa Yesu Kristo umwami wacu nsabye nizeye. Amen, amen, amen.